kare ntabwo nzi ntabwo tuzi nanjye ntabwo nkuzi ariko nari njyamye kare nako murabyita kare mu gitondo nyine ingizo zimbwira ngo hari umumama utuye he Nyabimata nagize inzozi zimbwira yuko hari ikintu ngomba kuza kuganiriza kubera ko ari Imana igukunda ngira ngo mubwire ko Imana ikigukunda kandi kuzirikana kandi uno munsi ishaka kuba akantu gato ibuhinduye mu buzima bwawe rero yamureyemo irambira ngo nze guheza amafaranga 20 yabimuriyemo ndavuga nti rero ijwi rimbwiye ngo nze guno mu 20 sinkuzi uyu munsi mu gitondo rero twarimo dusenga tugira gurupe dusengamo. Hello love and haters, welcome back again on the Mixer TV. Niba ari ubwa mbere ugeze kuri ino channel ntugende udakoze subscribe. Ihangane urebe ino video wirangize kugira ngo ubashe kumva niba ufite impano mu kwandika filime gukina comedy. Ihangane urebe ino video wirangize kugira ngo ubashe kwiyandikisha byaratangiye ndetse byari biri no kurangira nuko abantu dukeneye tutarababona hari kuza badafite gahunda. Ubwo nawe niba uri kumva ufite gahunda ukabushaka kuba umunyamahirwe mu bantu turi kwandika muri filime igiye gusohoka ndetse nizo turi gukoraho nk'ingi mufungureho no video muzika rero mugiye kureba. Niba rero ushaka kwiyandikisha twandikire kuri WhatsApp kuri za nimero musanzwe muzi cyangwa se uri burangize iyi video ari buze kureba iyo video ndetse ukore subscribe nkaho wiyandikishije bwa mbere ukande all notification kugira ngo ujye ubasha kubona update zose no kuri ino channel. Iyi channel na gashami kiri ya yindi ya My Heart musanzwe mu no vibes. Reka tuze tutangirira video. Niba rero ari ubwa mbere ugeze hano kora subscribe kugira ngo ubashe gukomeza gukurikirana ibikorwa byacu. Uhita twandikira kuri WhatsApp kugira ngo utubwire ko umaze kubikora ndetse ubushaka gukina amafilime yacu utwandikire. Rero uri kumva hano kuri micro ninje bundu Kristo nk'ibisanzwe. Reka tuhurire muri video y'ubutaha. Wowe wacikanywe reba ino video wirangize kugira ngo ubashe kubona uko wiyandikisha. Hasta la vista. Mbere na mbere ngiye gushinga company ine producing film. Gereza mikoro ari ntabwo nava ngiye kwishinga ko already irahari. Company yangira Killaman Part495 reka mbivuge ndi seriye urumva mwari muri aho amahoro Imana bane namwe. Ubu tuvugana Killaman Part495 iri muri producing filime ku muntu umva ifite igitekerezo cyo gukora filime cyangwa afite inzozi zo gukora filime. Hari abantu benshi bafite inzozi zo gukora filime ariko bataba bazi ngo ninde baha amafaranga yiwe ngo amukorere filime cyakorwa gute. So twavugana filime yawe ngayi gukorera mfite ibikoresho byose, mfite imashini zimeze neza uri kubyumva, hari n'indi natumije mfite amakamera ameze neza. Ubwo rero company ya Killaman Part495 no gukorera umuntu filime tukayiguhereza. Ushaka kuba ufite igitekerezo tukakidevelop sibyo? Ushaka kuba utagifite reka kunsubira mirene uri kubyumva. Ushaka kuba utagifite niko kwikiriza akusibi nibi kwikiriza mu ijwi ryawe ndi kugeza mu ijwi ryawe sorry kubyumva. Ushaka kuba ufite igitekerezo twebwe tukakireba tukakinonsa twate cyagenda gutya tukidevelopa nyine. Hari n'igihe utagifite ariko wifuza kuzakora filime twe tuba dufite ibitekerezo uri kubyumva. Yego hanyuma twagukorera filime tukayikugurisha cyangwa se ukaza ugahitamo muri filime twe twakoze arizo ndi gukora nkazibika noneho woza muri company ngenda shaka filime wenda yiruherekane, shaka comedy, shaka filime y'agahinda, shaka horror movie kuba bizi ko nazikoze nyine za Wrong Turn in Africa kubyumva tukayikugurisha. Wrong Turn in Africa byagenze bite? Igiye gukomeza nayo hari abayima akabazo k'umukire byangomba ko nza kongera kuyigura kugira ngo njye nitenyeza kwicaro yanjye rero byarakemutse nsigaje amafaranga yanyuma ngahitanyeza ni wanjye kabiri ikomereza. Icyo ni icyambere. Ikindi vuba hanganye mara kuzuza subscribe mu 50 hano kuri The Mixer TV. 50 bikimara kuzura ndahita nakira abakinnyi bafite imana vuga ngo hazaba competition y'aba script writer. Abana bazi kwandikira hano hanze ariko badafite ahantu uwo babihereza ngo bageze nabo bamurike ba shining sibyo ngo byari byaranze. Kubyumva hari abana bazi gukina ariko batarabona amahirwe yo gukora iki
yaho bakina kugira impano yabo nabo igaragare. So rero nyimara kuruza subscribe 50 ndatanegura competition nzahitamo abakobwa 5 n'abahungu 5. wowe kora subscribe wiyandikisha hano kuri The Mixer TV, utwandikire no kuri WhatsApp kuri 0798588213 nzembere ku tuntu twikorera. Abanyarwanda umuntu wese wifuza Isama kuri ya mitsutsi. Isura ameze neza. Kuri wowe rero ugejeje muri iyi minota ureba ino video, reka mubwire ngo kora subscribe hano twuzuze 50, niba ufite impano twandikire kuri izo nimero zavuze haruguru duhite tubigufashamo. Reka ngiye rero byita umunsi ndangiriza aha, n'uyu munsi nidusesenguye ngo tuzabure muri video z'ubutaha. Reka nze namamaze, turi kumwe. Astra Vista. Waba ushaka kugura subscribe, watch time na views byo kuri YouTube? Ese waba wifuza kugura likes, followers, views, comments byo kuri Instagram, TikTok, Facebook, Twitter n'izindi mbuga nkoranyambaga? Igisubizo nta kindi ni dutanga serivisi zose zavuzwe haruguru, ndetse tukanakemura ibibazo byose bijyanye na social media. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri Your pressure is our focus.